Yeah, by the way, my name is Gilbert. I've been here in Rwanda for more than 29 years. I came here in early 95 and I work with so many companies in the country and I see how the country has been developed. Yeah. Very high speed. Finally, I got my citizenship and I'm very proud to be one of them, one of the Rwandese citizens. And today, I believe that this is my right to choose. I'm very happy and I'm very, I'm very surprised the way how the Commonwealth of Rwanda has been organized the election. Very well organized and very peaceful. You cannot compare, by the way. If I may say, in my current country, in the Philippines, election is always trouble every now and then because I don't know. It's sad to say that the people doesn't accept. For me, with my 29 years experience in Rwanda, it's what I can say. It's very peaceful and it's very well organized, and people follow and obey the rules and regulations during the election. This is what I'm very happy with. Nitwa Mukanyubahiro Fironira. Mukanyubahiro Fironira. Fironira. Yego. Sanga he ngo waruri hano ngo byagenze. Ubundi saa 9 nyine nabyutse. Ndakaraba saa 11 yanageze hano dutorera. Kubera iki rero? Numvaga mbyishimiye cyane, itariki numvaga itazagira vuba. Numvaga ari ibintu byaje. N'ubugundu numva nishimiye cyane. Urabona ko itariki iza rimwe mu myaka ingahe? Urumva rero nari mbyishimiye cyane. Twari na benshi ariko nabatanze. Yego. Hanyuma utegereje ko iminota igera kugira ngo amatora atangire. Uri umvuti.
oya numva ndi butore neza cyane mbese ubwo hari ubwo mvuze uwo ndi butore nabanisha amatora waba uyishe ariko ndatora pe biranejeje cyane. hanyuma rero uri mu bavuga ko mwumvaga bumeze nk'abiteguye ubukwe ni umuhuro twe twaraye umuhuro w'amatora yacu tugiye gukora mu kanya. mwakoraga iki mu muhuro rero? twanyweye agafanta nk'abantu b'abarokore turabyina turishima twaririmbye iz'Imana twaririmbye iz'igihugu zose mbese zose ariko nyine ubyumva ngo turanezerewe. mwumvaga itariki bayikurura bakayigira ahubwo tugiye saa 5 tumva ntiburi buke aho saa katagenda kuko ubu buracyaryari urumva tugiye kubona kuri telefone muri saa 9 zirageze bitambyuka. Vuga ati n'ubundi umuhinzi w'ibitota asarura ingoni uyu munsi nakuryama mu byuka tujye gutora umva ndabasakuriza numva basinzira avuga ati genda giye mageze mbona nyine hari ahantu handitse nyine uko turi butore hari haruguru ahandi bari butorere maza kujijwa ndahagarara isubura yenda nyine ako mbona abandi nka batanu. Hano turi ni mu karere ka Musanze mu ntanzi z'ibirunga ikirunga kituri inyuma ni kirunga cya Sabyinyo nahitwa muri Nyonirima kuri site ya Kabwende nahateraniye abaturage benshi cyane baje mu iki gikorwa cy'amatora ku isaha y'isamo y'abaturage batangiye gutora kandi abambere bahageze mu rukerera ku isaha y'isa 8 turi kumwe na Jacqueline numwe wahageze saa 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere turakwakira kuri televiziyo Rwanda tubwire kuki wazindutse yarubika. Nazindutse njya ku matora njya gutora perezida n'abadepite wamaze gutora se? narangije gutora yego.